Ese noneho mvuga iki ndeka iki inkuru nabuze aho nyihera. Inkuru ni inkuru by'umwihariko ishimishije, ni inkuru irimo gutrendinga by'umwihariko muri equipe ya Rayon Sport. Ni amakuru mashya rero arimo kugenda ahwihwiswa. Biravugwa ko hari kontara nshya imaze kuba yasinywa hagati ya Rayon ndetse n'undi muterankunga mushya. Ese uwo muterankunga mushya ninde? Nibyo tugiye kugarukaho mu buryo burambuye, ndetse tugaruka ku bakinnyi by'umwihariko bamaze kuba basinyishwa muri equipe ya Rayon Sport. Nakomeje rero kugenda bigarukaho inshuro nyinshi, ngenda bivuga kenshi, ngira ngo mwagiye mubona abakinnyi bagiye batandukanye Rayon Sport yagiye igura ahantu henshi hagiye hatandukanye. Ngira ngo Ouattara waje mu minsi ishize, ndetse n'uwitwa Eridinho waturutse mu Burundi mu minsi ishize. Ngira ngo ni ku munsi w'ejo yari amaze kuba yasinyishwa muri equipe ya Rayon Sport. Ni byinshi rero byakomeje kugenda bigarukaho nyuma yaho by'umwihariko benshi bakomeje kugenda babona Rayon Sport igenda isinyisha abakinnyi bakomakomeye, ndetse bakagenda bavuga bati hashobora kuba hari ikibyishe inyuma. Ese impamvu yagiye ituma abo bakinnyi bagenda basinyishwa ndetse hagurwa abakinnyi bagiye batandukanye ndetse na kontara zikagenda ziyongera? Ngira ngo mu minsi yashize ni nabwo Rayon Sport yari yatwaye igikombe cya Sekafa Kagame Cup. Ibintu byatumye nanone Rayon Sport ikomeza kugenda igaruka mu buryo bugiye butandukanye. Ni byinshi rero byakomeje kugenda bigarukaho, ariko nanone kuri inshuro mbazaniye amakuru mashya by'umwihariko ku bakunzi ba Rayon Sport. Ese niki kirimo kuvugwa muri Rayon Sport mindani? Ni amakuru arimo kugenda agarukaho, bivuga ko hari kontara ishobora kuba imaze kwiyongera mu makontara Rayon Sport imaze kugenda isinya. Ngira ngo mu minsi yashize ni nabwo yari yasinye kontara na Biki nk'umufatanyabikorwa nanone uzajya ufatanya na Rayon Sport, by'umwihariko mu buryo bw'amafaranga, cyangwa se ikagenda inyuzwaho amafaranga, amakontrakt ndetse n'ibindi bijyanye n'imari. Ndagusuje rero, ndetse ngo haye ikaze wabarakoze subscribe cyangwa se utarayikora, ngo usaba gukora subscribe kugira ngo dukomeze kugenda atubana umunsi ku munsi. Ese niki kiri kuvuga kuri Rayon Sport? Niki kigezweho kuri inshuro muri Rayon Sport? Ndetse niki cy'umwihariko Rayon Sport imaze kuba yashyira ku murongo? Ngira ngo amafoto rero menshi yagiye acicikana ku mbuga nkoranyambaga. Aho ni nyuma yaho Rayon Sport ihawe igikombe gihagaze agaciro ka miliyoni 40 z'amanyarwanda. Benshi bakagenda bavuga bati ese niyo yaba irimo kwifashisha igura abakinnyi bagiye batandukanye, by'umwihariko yubaka mu gice cy'ubusatirizi cyangwa se mu gice cya mediane, cyane ko hari abakinnyi bamaze kugenda bongerwamo muri equipe ya Rayon Sport. Nyuma yaho rero Rayon Sport yitwaye neza mu gikombe cya Sekafa Kagame Cup, ndetse ikaza no kwegukana intsinzi, bikaza gushimisha umukuru w'igihugu. Biravugwa ko cyangwa se biranugwanugwa ko hari amafaranga menshi yamaze kuba yahabwa Rayon Sport yo kugenda ayifasha, by'umwihariko igihe irimo kwitegura iki gikombe cya CAF. Ngira ngo rero hehe no kongera kumva ibibazo bya rwaserera ku mishahara y'abakinnyi muri Rayon Sport, ndetse n'ikibazo cyo kugura abakinnyi, hehe no kongera guhura nacyo muri equipe ya Rayon Sport. Ushobora rero kuba uri umufana wa Rayon Sport cyangwa se utari umufana wa Rayon Sport, ariko ukaba ushigikira ikipe ya Rayon Sport. Ese wowe urabona iyi Rayon Sport ari iki gishobora kongera kuza kuyihagarika, cyane ko biri kugenda bigaragara ko ari ikipe iri gukunda kugenda isa nkaho idomina? Ese ubundi muri CAF, ese wowe uratekereza ko ari iyihe kipe ishobora kuza kuba yadomina iyi kipe ya Rayon Sport, cyane ko ari ikipe imaze kwiyubaka mu buryo bugaragara, ndetse ni ikipe imaze gusa nkaho yisubiraho cyangwa se gusa nkaho yivugurura yo ubwayo? Ese wowe ukurikije uko ubibona, urabona iyi equipe ya Rayon Sport iri buze kwitwara neza, by'umwihariko muri iki gikombe imaze imisi, cyangwa se muri iyi shampiyona ya CAF Confederation imaze imisi yitegura?